So ni ukuvuga rero uyu munsi none ndashaka kubabwira nkuko nene basezerano ubushize ngo nzababwira ikintu wakora uramutse ubuze, donc uramutse ubuze visa wabigenza gute. Ese ubwo y'umunyeshuri ndi kugaruka ku banyeshuri muri no minsi cyane, mu mbabarire n'abandi bantu ndaza kubagaruka muri no minsi za, ariko abanyeshuri ndashaka kubagarukaho. Iyo ubuze visa ubigenza gute? Niba warabuze visa wabigenje ute? Wese wumva birangiye wakoze iki? Ndashaka kugufasha aka kanya kumenya ubuze visa uko wabigenza. Either video irakureba cyangwa se irareba inshuti zawe cyangwa se irareba abana mwiganye cyangwa se irareba abavandimwe muri rusange. Ni amakuru meza nzi ko abantu benshi dukeneye. Ntago ufite amafaranga ahagije, niyo wabashyizeho miliyoni 100, niyo zaba ari miliyoni 200, ibaruwa iyo bakwangiye izanditse ngo ntago tubona ko ufite amafaranga ahagije, mu by'ukuri se miliyoni 200 ntago ziha. Muraho neza, ndabasuje kandi mbifurije ikaze kuri Puppet Day Home nk'ibisanzwe. Njyewe mukunda kubana nawe mbagezaho amakuru mukeneye. Abantu batameze neza ndabifuriza kumera neza, nyagasani Yezu aborohereze. Abameze neza namwe twemeze gufatanya gushima Imana. Njyewe meze neza n'umuryango wanjye. Abantu batameze neza ndabasabiye no kuri nyagasani Yezu abagirire neza, kuko iyo umuntu ameze neza ubwonko butekereza neza, so bikamufasha, bigafasha umuryango we, bigafasha igihugu muri rusange, bigafasha n'isi yose muri rusange. Rero niba ari ubwa mbere tugiye kubana ndakwibutsa gukora subscribe, niba atari ubwa mbere kandi nabwo ndagushimira kubw'urukundo n'umurava nyine mukomeza kunyereka no gushyigikira ibintu byiza cyane. So abantu rero tugiye kubana muri iyi video nirangira irabigufasha kuba wagira amakuru ku kintu wakora niba warapurenze visa ukayibura, cyangwa se uramutse wapurenze visa ukayibura. Nagarutse ku banyeshuri uyu munsi, nanone abandi bantu munyihanganire, ariko namwe gutaha ni mwebwe. Nababwiye ko ngiye kubamba video hafi ya buri munsi, ngiye kujya mba video hafi ya buri munsi, rero urumva ko nta gishya namwe ni vuba. Nagarutse ku banyeshuri. So ese waba warigeze wapurenga visa ukayibura? Ese uyibuze wakora iki cyangwa wakoze iki? Abantu benshi rero dukomeza gufata visa za hano nk'umugisha, ku buryo nyine wumva yuko nyuma yo kuyibura nta bundi burenganzira ufite, nta kindi kintu cyo gukora ufite. Niba uyibuze nyine nuko nguko birarangiye, nta kundi nyine ubwo ndaraburije. Hari n'abantu bayibura 5. Ndashaka kugaruka kuri abo bantu, impamvu muyibura ukabura visa inshuro 5, n'ejo bundi ukongera ukayibura, n'ejo wahora yibuze. Ikintu cya mbere nshaka kubanza guheraho kibanze cyihutirwa numva mukeneye kumenya, murabona ino baruwa iri kuri screen. Iyi baruwa mubonye kuri screen ni ibaruwa ikoreshwa bahakanira umuntu bimye visa. Ni ibaruwa nyine baha buri muntu wese bahakaniye visa. Ushobora kwibaza ngo niba twarapurenze turi abantu 10, wenda mu bonzi wenda twiganye n'urugero, niba twarapurenze turi abanyeshuri 10, ubu twese barebye basanga financial status zacu cyangwa se financial statement cyangwa se basanga financial case zacu twese ni zimwe, twese nta kigenda, amafaranga ni makeya, ku buryo usanga abantu bari kubaza runaka, harya wowe washyizeho miliyoni zingahe, harya mwebwe kuri konti yanyu mwa mwashyizeho miliyoni zingahe, harya mwebwe konti ya tonto wawe mwa mwashyizeho miliyoni zingahe, harya gutya na gutya. Ugatuma umutwe uri muri urwo ubaza ese kugira ngo confirme wumve miliyoni washyira kuri, none ugasanga kubw'umwaka hari nk'umuntu wabonye visa we yarashyizeho miliyoni 30, kandi wowe bakubwiye ko na banki yawe idahagije washyizeho miliyoni 100, ku buryo bikagushobera ukavuga se ubwo bimeze gute. Iyi baruwa mubonye iriho impamvu ebyiri nyamukuru, nizo mpamvu baha abantu bose. Ntabwo tubona impamvu uzasubira iwanyu, ntago bank statement yawe nyine, ntago amafaranga yawe nyine fund yawe ntago ihagije ku buryo tubona ko izagutunga uri hano. Abantu benshi mugata umwanya mugahibibikana, mukongeza amafaranga kuri konte, bakongera bakaguhakanira, ukazigira 50, bakongera bakakwima visa, ukazigira 200 bakakwima visa. Ese nta nubwo bituma wongera ngo wicare uvuge utari kubwo bimeze bite? Iki kintu nakimenye numva nshaka kukibasangiza, kuko nzi ko hari abantu benshi bafite iki kibazo.
muri make, mu magambo make, ndagira ngo mubanze mumenye ko iriya baruwa baguha atari ziriya poezi ziba zanditseho sizo poezi zatumye bakwima visa, ahubwo iriya ni ibaruwa immigration yifashishije kugira ngo bajye baca akajagari. Ntago runaka, ntago wenda kimomo runaka ashobora kubura visa, wenda n'urugero yashyizeho amakuru adasa, n'urugero wenda hari cyangwa se hari amakuru runaka atashyizemo, narangiza niba mwima visa bamubwira ngo twakwimye visa kuko tubona hari amakuru runaka utashyizemo, undi nawe nibajye gusobanura bicare bafata umwanya bandike basobanura. Uwo mukozi ntawe uhari muri immigration ushinzwe kwandika asobanura, hari ushinzwe kwanariza dosiye yawe agafata icyemezo, ariko ntawe ushinzwe kwandika. Yafata icyemezo agakanda kuri buto yes cyangwa ya no. Yakanze kuri buto yes hari ibaruwa iri automatique wakira yanditswe mu buryo bumwe idahinduka, yakanze kuri buto ya no hari ibaruwa automatique wakira yanditswe mu buryo bumwe idahinduka. Niyo mpamvu mwese musanga bakwangiye bakakubwira ngo ntabwo tubone impamvu zataye iwanyu, ntabwo bank statement yawe ihagije, ntabwo mu by'ukuri ko bank statement bidahagije, sibyo. Hari izindi mpamvu zirimo z'ingenzi, ahubwo iyo baruwa nyine byo ngombwa ko ariza kuko ari iri automatique. Rero hari ikintu ushobora gukora wabonye iyo baruwa imeze gutyo, aho kugira ngo uhubuke ujye kongera ukore application. Icyo ni ikintu cyambere ushobora gukora wabuze visa, aho kugiye guhubuka wongera ukore application utabanje kumenya ibibazo nyamukuru ushinzwa cyangwa se amakosa uregwa. Ni ikosa rikomeye cyane, ntabwo ngiye nabikugiramo inama. Niyo mpamvu rero biba byiza mbere yuko wongera gusubiramo ubanje kumenya ngo ese impamvu ziri nyazo banyangiye visa icyo bandeze niki, kugira ngo ubanze ugikosore. Wikihutira kujya kongera amafaranga kuri konti kuko ntabwo ikibazo cyatumye bakwima visa ari kubera amafaranga ufite kuri konti. Nzo umuntu yabuze visa yashyizeho $69 aravuga ngo nuko ngo bamubwiye ngo bayiguhanga ari uko ari $70,000 ngo nuko ngo bamwimye visa ngo kubera $1,000,000. No, ntabwo ari ikiba bivuze, kuko nzi nababona visa konti zabo $0,30,000 gusa cyangwa 35 bitewe nuko ishuri aje kwiga rizishyura wenda $12,000,000, izindi zose akagaragaza ko zizamusapotinga mu gihe cyo kwiga. Nukuvuga rero hari impamvu zindi baba batanditse baba batarondoye kuri iriya baruwa zituma bakwima visa. Hari impamvu za nyazo zatumye bakwima visa. Izo mpamvu ugomba kubanza kuzimenya mbere yo kongera gukora reapply, kugira ngo nujya kongera ku applyinga ukemure ikibazo nyamukuru aho giherereye. Nuramuka ubonye ko biri ngombwa kongera ku applyinga cyangwa se wumva ufite uwo muhate, banza washoringa yuko wamenye ibyo uregwa. Uzabimenya ute rero? Hari ugusaba icyitwa GCMS, Global Case Management System. Ukabasaba ati ngewe ndifuza yuko mwamfasha kumenya ibyo mbura, ibyabaye amakosa mu nshinza muri application ku buryo nshobora kuba narabuze visa. None ibyo ngibyo so bisaba ureba umuntu uri Canada ufite ibyangombwa, ufite nationality cyangwa se ufite permanent residence, akaba ari ugusabira, ni ufite uburenganzira bwo kugusabira iyo form. Noneho yatse iyo form muri GCMS barayimwoherereza, iza mu minsi 60, yishyura $50 cyangwa 50, bakamubwira bakazamwohereza muri minsi 60 ntinagera kenshi, bakazamwoherezamo yabaruwa igaragaza amakosa yose ushinzwa, igaragaza ibintu byose bakurega bagushinza babikubwiye kuva ku cyambere kugeza ku cyanyuma. Noneho nibwo wafata icyemezo umaze kubona iyo baruwa nayo makode agaragaza amakosa yawe, nibwo wafata icyemezo cyo kongera gukora application kuko uhindura ibyo ugomba guhindura. Aho kujya gufata icyemezo cyo kongera gukora application ugende wongere bank statement kandi atariyo bakubajije, n'ubutawongere baguhakanire bavuge bank statement. Njye numva icyo kintu mwajya mukimenya, ukakimenya mbere, ukamenya ko ugomba gushaka umuntu ufite ibyangombwa hano permanent residence cyangwa se na nationality, we akakwakira iyo baruwa ufite ubwo burenganzira, cyangwa se ugashaka umukonsilita akaba yagufasha kukwakira iyo baruwa, ukamwishyura amafaranga runaka, nababwiye ngo yo ubishyura $50, akakwakira iyo baruwa igaragaza amakosa yawe uri kuregwa, sibyo? Aho kugira ngo ujye guhubuka rwose utumutwe ugende wa applying ushyira mu $50,000 bakwangire, 100 bakwangire, 150 bakwangire, kandi buri gihe bahora bakubwira impamvu y'amafaranga. Ubwo se wumva ko ari amafaranga? Ntago ari amafaranga, sibyo? Nkuko nabibabwira niba ari bifashisha kugira basubiza abantu bose
mu rwego rwo kwanga detaye kuri buri mukiriya wese wa apurayinze yaka ishuri, sibyo? Icyo ni icya mbere rero. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ugomba gukora wabuze visa ni ugukora reapplication, ariko ugakora reapplication wabanje gukora icyo kintu cyo gushaka amakuru ya nyayo, kwaka fomu ya nyayo igaragaza amakosa uregwa, kuko ariya ni amakosa yifashishwa kuri ibaruwa automatique, ariko si amakosa yawe wowe runaka ufite. Ibyo mugomba kubimenya nibanga mbibi. Ikindi kintu cya kabiri ushobora gukora request judicial review of your application decision. Nukongera ugasaba muri immigration bagasubiramo. Ufite uburenganzira bwo kubabwira ngo ndifuza ko mwongera mugasubiramo application yanjye, ntago nyuzwe n'icyemezo cyanyu. Ubwo burenganzira bufite, kuko no kwaka visa hanga ukayibona ni uburenganzira bwawe, sibyo? Rero ufite n'uburenganzira bwo kuvuga ati ntago nyuzwe n'icyemezo cyanyu, ukongera ugasaba yuko basubiramo bakora review ya dossier yawe. Ariko uko byagenda kose iki kintu nacyo ugomba kugikora wabanje kwaka ya baruwa igaragaza donc amakosa yawe ya nyayo bagushinza cyangwa se impamvu za nyazo baguhakaniye, kuko ni nabwo uzamenya ngo mfite uburenganzira bwo kongera kubasaba gusubiramo dokima yanjye. Ubwo icyo ni ikintu cya kabiri ushobora gukora, ariko nta application ukoze, ntari application, nta kongera kugira ikintu ushyira muri system ukoze, ahubwo ari ukubabwira ngo nifuzaga ko mwongera mugasubiramo kubera yuko ntago nanyuzwe n'icyemezo cyanyu. Ubwo ibyo nabyo ujya gufata icyo cyemezo cyo kubamenyesha gutyo, ariko wumva wizeye neza, uhagaze ku byo wavuze. Igihe wongeye bakaguha ya form ugasanga ibyo wavuze nta kintu wabihinduraho. Hari igihe wa muntu ashaka nko kukwakira form, wamara kuyibona ukareba ibintu byose bakurize, ukabona nta kundi kuntu ari bubivuge, ukabona nta kindi kintu wari kubihinduraho. Icyo gihe ufite uburenganzira bwo kubabwira bakongera bakayisubiramo, kuko umuntu ashobora no kuguhakanira by mistake, sibyo? Umuntu ashobora kuguhakanira wenda ari ikosa, ari ikintu nyine kibaye nk'ikosa akoze, kandi akaba atagira uko yagihindura. Niba acitswe agakora kuri no bikaba no, ugasanga nyine iyo bari kugezeho kandi atari bujye kongera kwivuguruza. So rero kuko ni abantu babikora, ukaba ushobora gusaba kongera gusubiramo dosiye yawe igihe ubona ko mu makuru watanze kabisa nta kintu wishinza, nta cyo guhindura gihari. Icyo gihe nta application iba ihari, ahubwo baba basigaye gusaba noneho immigration, ukababwira uti ngende ndifuza ko musubiramo dosiye yawe. Ubwo icyo ni igihe uri siri kabisa kamakuru watanze kabisa ari fresh, nta kintu uhindura, ntacyo wivuguruza, nta kibura. Urumva nta kundi kuntu byavugwa, nuko nguko ntaho winyuraguyemo, sibyo? Ubwo ibyo nabyo urumva still uzakenera kubikora wabanje kumenya ya makosa ya nyayo bagushinza kuri liste y'ukuri y'ibyatumye ubura visa. Rero ni ukuvuga ngo nkuko mbibabwiye nyine ukabasaba, kuko bashaka kuguhakanira nibyo, kuko nkuko nari mbivuze by mistake. So iyo rero utabye kongera kuyisubiramo, barongera bakabona ko runaka cyane ko bari reviewinga dossier yiwe, bakaba bashaka kongera kuyisubiramo, wenda ugasanga ku bwa kabiri by chance ugize amahirwe, kuko no kubona ko wagigiye wenda bakabona ko utavuye kwizima, ukagira amahirwe ukagira. Abantu benshi mujya mukora amakosa, ugasanga umuntu niba abuze visa y'ishuri kwa ko icy'ingenzi ashaka ari ukugera ahangaha, ugasanga umuntu niba abuze visa y'ishuri akoze ikosa, ahise yirukankira mu bindi. Ngo mbuze visa y'ishuri ngako ngiye sinahara Canada ngomba kuyikandagiramo, akaba ari rukanka agiye kwa prenga muri visit. Yajya kwa prenga muri visit kwana kwagukubuka no kumva ko wagira ngo abaye undi muntu, akagenda agahindura amakuru. Kubera niba wari kwa prenga nk'umunyeshuri ugiye kwa prenga visit, ntabwo bikuye kuri runaka. Muri system amakuru yawe muri immigration baba bafite ya runaka, niyo bakomeza bakagira muri system y'amakuru yawe yose bafite, niyo bakomeza bakaba bafite. Nuko ngo niba waravuze ngo mugiye wa prenga nk'umunyeshuri wavuze ati nari navukiye ahangaha, nujya kwa prenga visit ntiwibuke ko wavuze ko ari cyo kintu, icyo gihe bazakurejectingana nabi cyane, nunareba nabi bakubaninga imyaka 5. Kandi abantu benshi bajya bababaninga abanuza baba baprayinge ntibabibabwire, aba agent baba baprayinge ntibanabibabwire, cyangwa se ntimunabimenye ko nababaninze. No kuvuga ngo niba ugiye kwa apply, niba gukora ikosa ryo kuvuga ngo mbuze visa ngo ku bunyeshuri, ikindi kintu ngo numva cyihutirwa, ngo mwanzuro numva nihutirwa, ngo wihutirwa ngo no guhita njya kwa applying ngo nk'umushyitsi uje gusura, urabyishura bizambije. Banza ugerageze ku bunyeshuri confirme ngo ahangaha byanze kubera impamvu iyi niyi, kuko ufite uburenganzira bwo kubona visa nk'uko undi muntu wese yayibona. Ufite ubwo burenganzira nawe. Final result rero, byanze wagerageje inzira zose zikangaho kugira ngo ujye gufata icyemezo cyo kujya muri ibyo bintu bindi byo kugerageza amahirwe mu zindi nzira zo kugera ahangaha.
inama ya nyuma nakugira kureberaho, inama ya nyuma nakubwira gukora ni uguhayaringa umuroyo. Uwo muroyo akaba yagufasha uri mu by'amategeko ariko kandi wa Canada, wemewe na Canada, akaba yagufasha kuburanira noneho. Akagufasha akavuga ati uyu mukiriya wanjye yari yapurayinze kandi biragaragara ko ibintu byose abyujuje, kuko rega nubwo tuba twapurayinga hano tubifata nk'amahirwe akomeye, ari nk'ibintu nyine twumva ko bikubaye wumva ari ibintu bya danje, ariko nabona uburenganzira bwawe kuguha viza yo kuza kwiga, sibyo? Ni uburenganzira bwawe kuhabona viza yo kuhaza nk'umunyeshuri mu buryo mu byerekeranye n'amategeko y'imigenderanire n'imikoranire y'ibihugu. Rero ubwo burenganzira urabufite. Rero wahayaringa uwo muroya akaba yagufasha akakugira muri kese yawe, akakubariza. Ariko ibyo ngibyo kwa kurumva batajya gusubiramo ntago abantu bose abo baroyo bazabivamo. Ibyo ngibyo ubundi bikoreshwa nka tekinike ya nyuma nyine, last resort, ubona byanze nyine kandi nta kundi kuntu wabigenza kugira ngo ufate icyemezo cyo kuvuga ati noneho sinzongera kwa prayinga yo nk'umunyeshuri, ngiye gushakira mu zindi nzira. Ariko nanone ntuve mu by'ubunyeshuri utabanje kugerageza, utabanje kumenya ngo impamvu bahamakaniye n'izi ngizi, kugira ngo kuri ya liste y'amakuru wabahaye ubuzi ngo bazi ibi ngibi nkanjye banziho nka gutya, kugira ngo nujya no mu bya visite uzavuga uti ku banyeshuri nabwiye ko ndi uyu muntu, reka hano nkomeze mbu uyu muntu, sibyo? Ni byiza gukomeza gusa. Nubwo inzira zo kwa prayinga bazaba zigiye gutandukana, ariko wowe komeza ube wowe, sibyo? Icyo kintu abantu benshi mujya mukizira, ugasanga wibwiye ko wahindutse ngo kuko uhinduye inzira yo kuzana, uracyari wowe. Muri system hano bagufite nkawe, komeza ube wowe, sibyo? Komeza ukoresha amakuru amwe, komeza ukoresha amakuru asa, bizagufasha kubona amahirwe wenda mu bundi buryo, mu zindi nzira uzajya kugerageza. Rero kugira ngo nimujya kugerageza ibintu byo kubona amaviza cyangwa se kugerageza kwa prayinga viza ukayibura, ujye ubanza umenye icyo kintu. Shaka ibaruwa, menya ko iya baruwa d'abord atariyo mpamvu nyamukuru baguhakaniye. Niba umaze kubimenya, shaka umuntu agufashe kubona amakuru y'ukuri y'impamvu baguhakaniye. Numara kuyabona, yakosore, akosoka, aburamo, yongeremo, wongere ukore application. Nubona ntacyo wabihinduraho, ukabona iyo baruwa baguhaye uko bikurikiranye niko n'ubutaha wakongera ukabigenza, saba basubiremo kese yawe, sibyo? Saba basubiremo kese, bongere bakore inyigo kuri dosiye yawe. Saba bongere bakore inyigo kuri dosiye yawe, bayisubiremo kuko wumva wihagazeho nyine nta kindi kintu wahindura. Uvuga uti ngiye gutya na gutya amakuru natanze ABCDF naya ngaya kandi nta kindi nabihinduraho, ndifuza ko mwongera mugasubiramo dosiye yawe. Ubwo burenganzira urabufite. Nubisaba nabyo ntibigende neza bikongera bikanga kandi wumva ubona nta kutari wagize, shaka umuavoka as last resort akuburanire, ujye mu nkiko nyine ushora imanza. Nuko hari n'igihe banareba akuburanira akabigaragaza neza, agasobanura ibintu neza, bakabona wari ukwiyo viza bakayiguha. Ubwo ibyo ntibisobanutse, ubwo ibyo ntibiri clear, ubwo muzongera kujya mubwira abantu ngo shango banyimye viza ngo kubera ko ngo bank statement yanjye ngo itari hagaza neza. Muzongera kujya mubwira abantu ngo banyimye viza ngo kubera ko ngo babuze impamvu yo kugaruka. Izo ni impamvu ziri rusange bifashisha, ni impamvu system yagennye ziri automatique nyine baguhakanira bakoresheje, ariko ntago ariyo mpamvu uba wabuze viza, sibyo? Icyo mugikure mu mitwe yanyu. Mbere yuko mwongera gukora application, mujye mubanza mumenye amakuru y'ukuri. Murakoze, turi kumwe, bye bye.